Bakristo bavandimwe, Kristo yazakuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Munyemerere dusangire amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Nimwumve ijambo ry'Uhoraho, mwebwe batware ba Sodoma, mutege amatwi inyigisho y'Imana yanyu, bantu ba Gomora. Nimwiyuhagire, mwisukure, nimumvane imbere ibikorwa bibi byanyu, kandi muherukiraho kugira nabi. Nimwige gukora ikiri cyiza, muharanire ubutabera, murenganure urengana, murwane ku mfubyi, mutabare umupfakazi. Uhoraho avuze atya: nimuze tuburane, naho ibyaha byanyu byatukura nk'indubaruba, bizahinduka urwererane nk'urubura. Naho niba byatukuraga nk'umuhemba, bizererana nk'ubwoya bw'intama. Niba kandi mwemeye kumvira, muzarya ku byiza byeze mu gihugu. Naho niba mubyanze, mugakomeza kuganda, inkota ubwayo niyo izabarya. Uwo ni Uhoraho ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi: tugendere mu nzira z'Uhoraho, azatwereka umukiro. Tega amatwi muryango wanjye, ngiye kuvuga. Isiraheli we, hari icyo ngiye kugushinja. Ibitambo ntura si byo nguhora, kuko ibitambo byawe bitwikwa bimpora imbere. Ese koko nkeneye kurya inyama z'ibimasa cyangwa kunywa amaraso y'amasekurume? Ahubwo jya utura Imana igitambo cyo guhishimira, kandi wuzuze amasezerano wagiriye umusumba byose. Kuki ushanukira gutondagura amategeko yanjye no guhoza ku rurimi isezerano ryanjye, nyamara ntukunde gukosorwa, maze amagambo yanjye ukayata hirya? Ibyo ni byo ukora, none ukabona ko naceceka. Wibwira se ko meze nkawe? Unturaho ibisingizo w'igitambo, niwe umpa ikuzo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yezu abwira rubanda n'abigishwa bati: abigisha amategeko n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Musa. Nuko rero nimukore kandi mukurikize icyo bababwira cyose, ariko ntimukigane imigenzereze yabo, kuko bavuga kandi ntibakore. Bahambira imitwaro iremereye bakayikorera abantu, ariko bo bakanga kuyikozaho n'urutoki. Muri byose bakorera kugira ngo abantu bababone. Nicyo gituma barushanwa gutwara ku kuboko no ku gahanga udupapuro twanditseho amategeko, n'incunda z'imyambaro yabo bakazigira ndende. Bakunda ibyicaro bya mbere aho batumiwe, n'intebe za mbere mu masengero. Bakunda kuramukirizwa kuri karubanda no kumva abantu babita mwigisha. Mwebweho ntimugatume babita mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe. Ku isi ntimukagire uwo mwita umubyeyi wanyu, kuko mufite umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. Ntimukemere ko babita abayobozi, kuko mufite umuyobozi umwe gusa, ari we Kristo. Umukuru muri mwe azabe umugaragu wanyu. Uzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzacishwa bugufi azakuzwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu Kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi aragaruka ku bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni uko nta cyaha Imana itababarira. Icya kabiri ni uko imvugo n'ingiro bikwiye kujyana. Icya gatatu ni ukwicisha bugufi bigomba kuranga umuntu wese wiringira Imana akayita Data. Isomo rya mbere riradushishikariza kumenya ibyaha byacu, kubyihamya ndetse no kubisabira imbabazi. Imana iratwibutsa ko nta cyaha itababarira,
igihe cyose tuyigannye. Iradukiza maze ikaduhanaguraho ibicumuro byose, kabone n'iyo byaba bitukura, kabone n'iyo byaba bifite uko bisa, kabone n'iyo byaba byatukura nk'indubaruba cyangwa se byatukura nk'umuhemba. Imana y'ubwayo irabidukiza ikabihanagura ntiyongere kubyibuka ukundi. Ese twebwe ni kangahe twemera ibyaha byacu ndetse tukagira n'uruhare kubisabira imbabazi? Ni kangahe duterwa ikimwaro n'ipfunwe n'ibikorwa byacu bibi birangwa n'ubuhemu n'urwango n'ubugome? Ni kangahe dutabaza Imana yoshobora kudukiza? Ese twebwe ni kangahe dufasha abababaye, tukiga gukora ikiri cyiza, duharanira ubutabera, turenganura abarengana? Nibyo koko icyo Imana idusaba ni ugukora icyiza, gushakashaka no guharanira ubutungane, kwirinda gukora ikibi, maze tukarengera kandi tugafasha imfubyi n'abapfakazi, kugira ngo imitima yacu ihore isukurwa n'Imana, kabone n'ubwo twaba turi abanyabyaha bikabije. Kumvira Imana kuva mu kibi bidufasha kurushaho guhabwa imigisha yayo no kunyurwa n'ibyiduha, ariko kwirengagiza amategeko yayo tukarushaho kuganda bituma twikururira urupfu no kugendera mu icuraburindi ry'icyaha. Mu Ivanjiri Yezu aradusaba ko imvugo yacu itajya icukubiri n'ingiro. Ibyo tubwira abantu tukajya tuba n'abambere mu kubikora, tukirinda imico y'abafarisayi, tukirinda kugira uwo twabogamira mu buzima bwacu nk'abakristo. Nibyo koko, aho kugira ngo tujye duhora tuvuga ibyo twakoze, tujye dukora ibyo twavuze, twirinda uburyarya, ubwibone no kwikuza. Ibyo bizadufasha guhora iteka twumva ko turi abanyantege nke kandi dukeneye Imana mu buzima bwacu, aho kugira ngo twigire utumana twebwe ubwacu, tugahora iteka turangamira Yezu Kristu we mwigisha rukumbi. Twebwe rero tujye twicisha bugufi, bityo tumenye ko turi abavandimwe, kandi Yezu tumwemera twigishe, ayobora imitima yacu, ayigenge kandi aduhe guterwa ibyishimo no kwitwa abana be no kubarirwa mu mubare w'abakristu. Niba Yezu adusaba kumenya ko dufite umubyeyi umwe, Data uri mu ijuru, ntabwo bivuze ko tudafite n'ababyeyi b'umubiri, ariko tugomba guhora iteka dutekereza ko n'abo babyeyi b'umubiri twabahawe n'Imana Data kandi ari ab'igihe, ariko Imana Data ikaba ihoraho iteka ryose, ikaba itazigera na rimwe idutererana cyangwa ngo dutandukane nayo. Twemere tuyoborwe na Kristu kandi dukurikize icyo atwifuzaho, aho kwigira abayobozi, ahubwo twumve ko turi abavandimwe, ko dukeneye gufashanya kugira ngo Yezu Kristu we muyobozi umwe rukumbi ayobore ubuzima bwacu, agenge ibyo dukora byose, bityo natwe dore iteka twishimira kuba abakristu. Umukuru muri twe ajya aba umugaragu, bishatse kuvuga ko kwicisha bugufi ari inzira y'ubutagatifu, ni inzira Yezu yifuza ko twanyuramo. Yifuza ko twakwicisha bugufi kugira ngo tuzakuzwe n'Imana Data, kugira ngo ikuzo twagira ribe riturutse kuko Imana idukujije. Iyo twikujije rero ntacyo bitugezaho, iyo twikujije ntidushobora kumva ko duciye bugufi kandi dukeneye Imana mu buzima bwacu. Dutakambire Imana itubabarire ibyaha n'ibicumuro byacu, maze idutoze gukora ikiri cyiza, duharanira ubutabera, ubutungane ndetse n'ubumwe mu bavandimwe bacu. Bityo duhora iteka dutura Imana ibisingizo biyirata, kuko ariyo ikwiye gusingizwa ubu n'iteka ryose. Nyagasani Yezu nabane namwe.
ushobora byose nabaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.